Imana nishimwe, ndabaramukije aho muri hatandukanye. Uyu ni umunsi mwiza kandi wo kuwa mbere, turi ku itariki 26 z'ukwezi kwa 12 2024. Rero Imana ishimwe, turi kuwa mbere rero. Uyu munsi ni commanding your day, turasoma muri Zaburi. Ni Zaburi ni ibice 92. Turasoma umurongo waho wa 9 n'uwa 10, turasoma n'uwa 11. Birambwira ngo ariko wewe Uwiteka ushyizwe hejuru iteka ryose, dore abanzi bawe Uwiteka, dore abanzi bawe bazarimbuka. Inkozi z'ibibi zose zizatatanywa, ariko washyize hejuru ihembe ryanjye nk'iry'imbogo, nsizwe amavuta mashya. Haleluya. Umurongo wa 12 ariko turangiriza birambwira ngo kandi ijisho ryanjye byarebye ibyo nshakira abanzi banjye, amatwi yanjye yumvise ibyo nshakira abanyabyaha bampagurukiye. Haleluya. Ngaya rero amagambo tugomba gusengera muri kino gitondo cyo kuwa mbere. Birayambwiye ngo kandi ijisho ryanjye ryarebye ibyo nshakira abanzi banjye, amatwi yanjye yumvishe ibyo nshakira abanyabyaha bampagurukiye. Amen. Reka mubwire muvandimwe ubyuka muri kino gitondo, Bibiliya yambwiye ngo ijisho ryanjye ryabonye ibyo nshakira abanzi banjye. Ninde uguhagurukiye? Ninde ukumereye nabi? Ninde ugutoteza? Ninde Satani yashyizeho kugira ngo abashe kuvuga bibi ku buzima bwawe? Humura, Uwiteka yakubwiye ngo uwo nguwo Uwiteka arakubwiye ngo ijisho ryawe ryonyine Uwiteka arariha kugira ngo ubashe kubona ibyo ubashakira. Reka nkubwire, nubashakira imbabazi barazibona, nubashakira gukomorerwa barabibona, kuko Uwiteka ari kumwe nawe mu izina rya Yesu. Imana mu ijuru ishimwe. Muvandimwe ubyuka muri kino gitondo ujya muri shuguri zawe, Uwiteka arakurinze, arakubwiye ngo nukuri ibyo washakiye abanzi bawe urabibonye, nukuri baguhagurukiye ibyo bagutegaga, iminsi bagutegaga. Reka nkubwire, irahindutse, nibo bagiye kugwa mu bico, kubera ko Uwiteka arakurinze, arakuyoboye. Reka nkubwire, nubyuka muri kino gitondo cyo kuwa mbere aho ujya, reka nkubwire Uwiteka ari kumwe nawe, ari kumwe nawe, arakuyobora, arakurinze. My God, nushimwe, nushyirwe hejuru. Rababa shana rababa, ngaho mushime, ngaho muhamagare, arabikwiriye mu izina rya Yesu. Tubisenze kandi tubyizeye. Amen. Ugira umunsi mwiza, Imana ikurinde. Kuwa mbere hawe hararinzwe, Yesu Kristo ari kumwe nawe, aho ujya hose gendana ubutsinzi mu izina rya Yesu. Amen.